twese turi konvenki cyangwa se turi konvenki, biraterwa nuko ufatirije. Ese byibuze buri wese ari konvenki ke ukomeze n'ibiza umwe oya byibuze cyo utagize ikintu ariko akurikije uko asanzwe anzi utagira ikintu ariko nawe yaba afite ikibazo twaza kumusengera by'umwihariko. byibuze hari umuntu muri mwe wabonye ko uku kuntu umeze biri bizarako. Tuvuge urugero, ndi minisitiri bagomeye kujya kuyobora inama cyangwa kwakira abashyitsi baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urugero ntabwo ari cyangwa baturutse mu Rwanda, baturutse muri Afurika, muri gitora Amerika gusa. Noneho abantu bajya kubona bakabona minisitiri w'intebe uje kwakira abashyitsi aje nyina neza cyane. Ntiba yego yabakira wenda, ariko ntibasigarana kandi ariko iki gihugu gicunge neza niba minisitiri w'intebe ahangana kwambara atya kwigira utya. Ubu abantu ayoboye bameze nate? Icyo kizeho impression ya mbere umuntu ahita yibaza. Ibaze nawe n'urugero, ibaze n'itorero ryaba rifite umushumba umeze nkanjye. Nagira ngo iyo imaje muri maje n'itorero ryaba rifite umushumba utorera ibintu kugeza ku rwego umushumba aza ameze niyo kushonjora muri byose. Amen. Kamengo iki wakirwe nubwo nkwemerewe toka nta mumaro ufite. Amen. Wangesowe nubwo nkwemerewe rwose nta kibazo bitwaye toka nta mumaro ujonjora. Tangira muri byose wemererwa ujonjora, ukuremo ibintu bidafite bidafite umumaro. Don't lose your time. Wite data, wite igihe cyawe ku bintu bidafite n'umumaro. Uzi gutinda ku bintu bidafite umumaro kandi kuko bisura byemerewe. Ariko ntabwo wajya kureba leta zirimo ugasanga bya bintu byose wemererwaga ibigize umumaro n'ibiki nta mumaro ufite, ahubwo ukazaregereta igihe cyawe wataye utinda ku bintu bitari bifite umumaro. Shaka muri byose wemererwa ushakemo ibifite umumaro. Amen. Ngo byose turabyemererwa, ariko ibifite umumaro si byose. Uzi ko kugira ngo ugire ibintu ijana ukora bidafite umumaro wagera kimwe gusa, kimwe cyo ugasigarana kimwe, ariko uzi neza ko ikintu kigeze ute gifite umumaro. Kunimereye Imana ireba mu mutima, Imana ireba mu mutima. Ibyo bintu byo kuvuga biri bizarre n'abisi babireba ni abantu. Imana icyo yitayeho yaremye ni umutima. Hari icyaha nakoze harimo igisitazi kandi uzana igisitazi nawe azabona icyaha. Navuga rero kugira abantu benshi gutekereza bari kwibaza ntibanakurikira ibyo uri kuvuga kuko barangajwe no kureba uko umeze, bituma n'ibyo uri kuvuga batabyumva rimwe na rimwe. Donc abantu barangariye kugira ngo mve, ariko Imana yabarije kurangara. Mbese ubundi mwakumva ibyo mvuga kuki muntinda kandi kuvuga ibintu byiza? Icyo ni ikibazo nacyo bwakenewe. Ibyo bwataratandukanye. Ndashaka rero kugaruka kuri iri jambo ngo ariko ku kintu ngaho ruzinginga atari nimurebe nimumara icyo nashatse kuvuga. Yesu Imana. Amen. Amen. Yesu ashimwe.
Ndabasuhuje cyane kandi bifurije umugisha w'Imana. Ndizera ko twese Imana yaturinze nk'uko twagiye tubyumva mu mashini yatambutse. Chapitre 8 verset 9. Corinthiens chapitre 8 verset 9. Haranditse ngo ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igitsitaza na hato. Ngo ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira cyangwa udahindukira abadakomeye igitsitaza na hato. Reka nkomeze nisomere rero ku murongo w'icumi ngo kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ibigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we w'udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene se data Kristo yapfiriye. Imana idufashe cyane. Ngo ariko mwirinde, ndashaka kubisubiramo mbisoma kugira ngo mubyumve neza. Abantu batari kubyumva neza babaheza birasa igifaransa, baririya abandi badashobora kumva ikinyarwanda neza, basome iryo jambo uko rivuga mu gifaransa bumva neza. Ndashaka ko nta muntu utumva neza iri jambo. Ngo ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo, daboro haje muri ibi by'umudendezo, kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukirira abadakomeye igitsitaza na hato. Ngo kuko umuntu nakubona wowe ujijutse ngo wicaye urira mu ngoro y'ibigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibitekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene so Kristo yapfiriye. Muri ubutsinzi ntabwo nzi niba muri kumva uburemere buri mw'iri jambo ku muntu, ko hari igihe umuntu ashobora no kugushwa no gukomera kwawe, no ukaba ufite nivo wagezeho no gukomera, ariko ibyo utatunga neza uwo mudendezo ufite ngo bigahindukirira umutima w'udakomeye kumubera igisitaza cyo kugwa, akaba arimbuwe nuko ukomeye. Kugira ngo ibintu mubyumve nasibye gutangira ikigisho nambaye, ariko cyo kora ndaza guhindura siko nza kukirangiza kuko ndashaka gutanga message ebyiri. Twese turi konvenki cyangwa se turi konvenki, biraterwa nuko ufata ibintu. Ese byibuze buri wese ari konvenki ke ukomeze ndibiza umwe oya byibuze cyo utagize ikintu arenarika akurikije uko asanzwe anzi, utagira ikintu arenarika nawe yaba afite ikibazo twaza kumusengera by'umwihariko. Byibuze hari umuntu muri mwe wabonye ko uku kuntu umeze biri bizarre. Tuvuge urugero, ndi minisitiri bantumiye kujya kuyobora inama cyangwa kwakira abashyitsi baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'urugero ntabwo cyangwa baturutse mu Rwanda, baturutse muri Afurika, muri gitorata Amerika gusa. Noneho abantu bajya kubona bakabona minisitiri w'intebe uje kwakira abashyitsi aje nyina neza atyo, ntiba yego yabakira wera, ariko ntibasigarana kandi atariko iki gihugu gicunge neza niba minisitiri w'intebe ahangara kwambara atyo, kwigira utyo, ubu abantu ayoboye bameze icyo kizeho impression ya mbere umuntu ahita yibaza. Ibaze nawe n'urugero, ibaze n'itorero ryaba rifite umushumba umeze hanze, nagira ngo iyo imaje mwimaje n'itorero ryaba rifite umushumba utorera ibintu kugeza ku rwego umushumba aza ameze aje kwigisha ijambo ry'Imana, ipantaro kaporo reba
sinzi nawe muri kureba mwambara ipantaro akaboko k'ishati kamwe karazinze akabandi kararamba ibipenzi by'ishati ntagaragaje kandi nasizeho n'iki karavati ibintu ntibiri bizakura mu mbwiza ukuri ntibiri bizakura ariko si ubu hari icyaha nakoze voilà c'est ça la vraie question uku nambaye uku nimereye Imana ireba mu mutima Imana ireba mu mutima ibyo bintu byo kuvuga biri bizarre ni n'abisi babireba ni abantu Imana icyo yitayeho yaremye ni umutima hari icyaha nakoze harimo igisitaza kandi uzana igisitaza nawe azabona icyaha navuga rero kugira abantu benshi gutekereza bari kwibaza ntibanakurikira ibyo uri kuvuga kuko barangajwe no kureba uko umeze bituma n'ibyo uri kuvuga batabyumva rimwe na rimwe donc abantu barangariye kugira ngo mve ariko Imana yabarije kurangara rero ubundi mwakumva ibyo mvuga kuki umuntu yindaba kandi kuvuga ibintu byiza icyo ni ikibazo nacyo bwakenewe ibyo bwaturatandukanye ndashaka rero kugaruka kuri iri jambo ngo ariko ku kintu ngaho ruzinginga atari ngo ariko ku kintu cyose donc ntabwo Pawulo yashingiye kuri detaye ngo ni ibiki reka nifashishe iyi trepiye kugira ngo bimfashe twarangije kubyemeranwaho ko ndi bizarre cyangwa se kunamba ubwo rero nituza kubyanzura gutyo ubwo turahita ko dushyira ikibazo kuri ba bantu bavuga ngo Imana ireba Imana ireba mu mutima noneho turebe icyo bita les valeurs du chrétien amen icyo bita indangagaciro z'umukristo cyangwa se z'umuvugabutumwa kuko niba mumbwiye muti buri wese yabaye impressione ambonye ndetse uretse ko ari urugero ntangiye aho uwo twahuriraho hanze mu buzima busanzwe donc nigahura na Eric ngeze kutwitembera wenda mu muhanda cyangwa iki impression ya mbere yanjye niyo gutekereza ko nasaze ndabeshya donc nicyo yahita Félix abantu nuko byaka kandi nje nta cyaha nakoze gusa ari icyaha c'est mon droit ah oui laissez faire la table comme un coach ah oui on est en plus on est en Europe moi je suis en France on est en Europe j'habite à Strasbourg ibyo byari iby'iwacu by'abantu batugendaho imyambarire c'est mon droit ese ikibazo kiri ikindi Imana ireba mu mutima mais attention Imana ireba mu mutima ariko ntiratanga ubwo bushobozi no ku bantu ahubwo abantu
Yesu yigeze abigishwa bigeze abaza Yesu ngo abantu bazabwirwa n'iki ko turi abigishwa bawe kandi mwera umugende mwere imbuto zikwiriye abagize ate ubiha ngo kandi nimukunda ukunde mwene so ukundisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe urumva n'ingingo zawe zose n'ubwenge bwawe bwose n'ubutunzi bwawe bwose. Ubundi amategeko yose y'Imana nimusoma kuva ku itegeko rya mbere kugeza ku itegeko rya gatandatu rya karindwi rikubiye muri iryo tegeko mukundisha Imana Uwiteka ubutunzi bwawe ubwenge bwawe umutima wawe wose n'ibindi byose, kubera ko babanje ntukibe ntugasambane ntukagire ute n'ubundi n'ukunda Imana ibyo ntiwabikora. Bikuye muri iryo tegeko ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ubundi agerekaho irindi ngo ukunde mwene so cyangwa mugenzi wawe nk'uko wikunda cyangwa se ntawe ubwawe. Ubundi bafata amategeko yose uko ari 10 bayakubira mu nteruro ebyiri gusa: gukunda mwene so no gukunda mugenzi wawe no gukundisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe ibyo utunze byose ukabikundisha iki Imana. Noneho rero ati mugende mwere imbuto zikwiriye abiha ku kintu cyose mwihesha agaciro. Amen. Nk'abakozi b'Imana bagabura ibyabo. Uku kwihesha agaciro rero ijambo ry'Imana. Urabona deja iyi perite deja ubwa mbere impamvu bibaye na bizabi ni niya kigori, sibyo? Abadamu si babyambara bashaka nabo ku ubundi kuki babyambara ku ijambo ry'Imana. Ubundi iyo bavuga ko ubwiza bw'umudamu bushingiye ku musatsi ntabwo perike zirimo kuko iyi si umusatsi ni ikintu wongereyeho. Ijambo ry'Imana rivuga umusatsi, sibyo? Sibyo se? Ndabeshya? Ubwiza kandi ni ukuri bwawe buriya mabwiriza ukuri. Ewa ukuyeho umusatsi nabwo ukamera nk'abandi cyangwa abandi ntayo leta nabwo twabona muri bizaho kuko ubwiza bw'umugore ni umusatsi ukwiye kuwutunganya neza ukamera neza, waba udefirizaje mpamvu waba ugira utariko ukaba ari umusatsi mwiza ariko wa iki rero nyine ariko sibyo naje kubigisha mutaza kugira ngo naje kwigisha iby'imisatsi. Reka iki abazimu bashya murabona ko ntajya bisobanuka no ntaka kamera ase hari umuntu ugize iyi shati ubu nyifunze nkayigira nka mu by'ukuri ni mu bwiza ukuri ubu bintwara iki hose iyi pensi byo nabifunga ubu nayifite yene kwemeza ko nemeza abantu ko ndi umuntu nyine umusitari urangwa igipantaro rero ntambariye munsi y'umukandara rwose nayo ivuyemo ubundi narangiza nk'umukozi w'Imana ugabura ibyawe hagera ati nako kakazamuka kagira Amen. Yesu ashimwe. Ariko byibuza ko gasenda mwakumvishe
mwumvi hari message mwumvishe yawe Imana ishimwe. Rero reka ducaga sitani kuri ba bantu bavuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Kwera imbuto ntabwo bibera mu mutima. Barabarenze. Cyokora ushobora kuba umunyangeso nziza tukaba twanakwibeshyaho ukijije, ariko nyine urumva impamvu twakwibeshyaho ni uko uri umunyangeso nziza mu myifatire, mu myambarire, kuba uri simati, kuba noneho siritu umuntu uhagarara akaza guhagarara hano imbere y'Imana agaseriva abandi. Kandi umukristo wese wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ibyo biba nawe bikureba. Rero Yesu yaravuze ngo mugende mwere imbuto zikwiriye abihaniye. Kandi twarangije kumenya neza ko kwera imbuto bitabera mu mutima byo, agakiza ko kabera mu mutima, ariko kwera imbuto z'umukristo byo ntabwo bibera mu mutima. Cyane birasomangirwa n'iri jambo dusomye aha, kandi ni ijambo nigeze, iri jambo afite ndimenya bwa mbere ni papa warindiriye. Nari mubajije ikibazo, nari maje ngo nk'ubu uwajya yegera nko muri buwate kubyina buwate dono, atagiye kubyina, atagiye no kugira ikindi kibi ahakorera, agiyeyo gusa kugira ngo arebe ibibereye, ubundi akitabira. Ubwo hari icyo gihe twari tukirimo abana nyine icyaha tukibwiriza, atubwo se ayo nayo n'amaha. Noneho niwe wansomeye ijambo kandi numva ndatsinze. Ati wowe Félix uri kuri nivo yatuma ushobora kujya muri iyo buwate ukavamo rwose umutima wawe ukimeze uko wagiye utambuye nta kibazo wagize. Uri na kapabure yo kujya ahari gukorerwa ubusambanyi, wowe wenda da kuko yongeyeho wenda da wowe wenda da kubera ngo nivo wagezeho ngo ukavayo ntacyo byagukozeho mu bwonko cyangwa mu bitekerezo cyangwa mu mutima. Ibyo nabyo ni kimwe. Atari kureka ngiye gusomera ijambo, aravuga ngo ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza. Urumva ni umudendezo d'abord dufite mu Mana, ngo kuko umuntu nakubona ngo ushizuze ngo wicara n'uwicara, sibyo ni ukwicara gusa, ngo wicara mu ngoro y'ibigirwamana, ni ukwicara nta kindi wakoze, ntiwaririye ibiryo, ntiwahanyereye vino, ntabwo wavugiye amagambo mabi, wicaye gusa ubundi uritaye. Ariko hari umuntu utarakamera, we wahakubonye uhicaye, kandi uwo muntu azi neza ibihakorerwa. Ubeje ntabwo kuba azavumura ko ari uhicaye gusa ntabwo bihagije. Ngo we dore ikizamuba, ngo uzaba uteye umutima w'uwo udakomeye, ngo we kudahicara gusa, ngo ahubwo ngo azanaharira ibitekerezo ibigirwamana. Dore icyo uzabakoze, ngo maze udakomeye akabarinda we no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfuye. Mwirinde rero izi ni impuguro za Pawulo. Ntabwo se hano turi mu murimo w'Imana, amen. Hano turi mu murimo w'Imana, turaza tugaterana tugasenga, ariko umuntu ashobora kwibaza ngo guterana nkoramo ubundi ko kumara iki ku bugingo bwanjye, niba adashobora guhinduka icyaremwe gishya ngo hinduke kuri izi ngeso. Ibi bintu Pawulo yaciyeho akarongo aho avuga ngo ku kintu cyose, donc mu myambarire, nujya kuva mu rugo utaje mu rusengero gusa, ntabwo izi mbuto bazera kuko twaje muri Evangélisez gusa ngo nugera aho wikorera ibyo ushaka, ahubwo nujya kuva mu rugo uvuge ngo uku kuntu nasokoje
ntabwo biza kubera umuntu udakomeye igisitaza, udakomeye akabarirwe no kujijuka kwanjye, kuko njyewe mpawe yuko nasokoza kose ntacyo bintwaye kubera hari nivo y'agakiza nagezeho. Ariko se utarakomera muri ibi bintu, we ukita ku by'imisatsi ni urugero, we ukita ku izi detaye, aho nta kibazo ari buze kugira. Ubu nasokoje mu buryo butuma Imana yanjye yandeba kandi ishimira agahabwa icyubahiro. Nujya kuva mu rugo urebe akapantaro wambaye, akajipo wambaye, n'utundi twenda umuntu yambara, agashati, yati mu by'ukuri nambaye ku buryo bitari ntari buze kubaho kuba ikimenyetso kigira impaka. Donc kugira ngo ugaride za valere z'umukristo, were za mbuto zitari mu mutima ahubwo ziri inyuma. Kuko mu myambarire yacu umuntu wakijijwe niyo yambaye bigaragaza Kristo, nabyo ubwabyo bivuga ubutumwa. Murashobora kwaza ariko ubone kuki wambara neza, icyo gusa akagukundira ko hari wambaye neza uri smart. Umuntu ashobora kureba yakumva ukuntu uvuga imivugire yawe. Ejo bundi hari akantu katangaje ahantu dukorera. Ejo bundi nataye telefone, nari ndi kuri mashine, hari imashini dutwara, noneho telefone irabaye irabasina ndabimenya, umuntu araza arayitora, noneho bayijyana mu bashefu. Hari umuntu afite telefone simuzi, ariko muze kureba nyirayo, muze gutanga itangazo. Noneho ngo barareba gutya, hari ukuntu nubwo fone yagufunze yanjye niwe nari zanyu zirabigira gutya, ukabona umwe y'amaplikasiyo ari, barareba basangamo ngo God is Lord, Bible, ati tiniya Félix, bimubwira ngo ati byabaye n'ibiki byose ati mushaka Félix, ati mwibye nta wundi muntu aba ugira ibintu mbwira ati mumushaka. Kandi abashaka Abisilamu ntibazi ko ndi umukristo, mwumvishe nta nubwo abandi nta umva nta mbese sinigera nanisobanura ngo mbabwire iby'ishwi mfite n'abo babimenyeye wenda ko n'ubundi Bible muri telefone yanjye. Ariko reka mbabwize ukuri, yewe nandi bari mu kintu kijya kinshimisha mu kazi aho nkora. Njyewe maze kuganira n'abashefu, mwe n'umushefu we twaraganiriye, arambwira ngo si bien les gens que les autres doivent prendre les exemples de ceux de moi qui travaillent ici. Kandi turi bagahise njye na Samuel na papa Jiri, ariko twabaye kimwe ngo bose ngo kubera ngo turi abantu barishaka ngo bahora baseka nawe yumvira, ngo bahora baseka batagera n'ibibazo n'abakorege, ngo bakora responsabilité zabo, ngo ndetse ngo ntatesha mutwe batirana no nabibwira ati ni byiza. Ariko nashaka kuvuga iki, ndagira amabwire ko ari abo bashefu, ari uwo mushefu wambwira ibyo n'ibindi bagenda numva, ntabwo bigeze bagira ubushobozi bwo kumurika mu mutima, barebye. Amen. Abo bantu bose barebye nyuma, ntabwo barebye mu mutima. Nshobora no kuba nakijijwe ariko bakabona ingeso nziza, ni ikintu cyaho cya gentil, donc kibereyeho kiri gentil ukuntu umuntu nyine akaba yanakwibeshya ko bari gukijijwe kandi ari ubushake bwinshi wazamuye, kubera ko ijambo ry'Imana tugaragariza ko muri ubu buzima harimo na ba ngeso nziza. Amen. Ariko icyo Kristo adushakaho, mwene data umwe niwe wigeze kwigisha atubwira ngo ntabwo dukwiriye kuvuga ubutumwa gusa, ahubwo twebwe ubwacu dukwiriye kuba iki? Kuvuga ubutumwa. Amen. Tugasa n'ibyo tugira ute tuvuga. Imana ishimwe cyane. Ugomba rero kugira kwigengesera ku kintu cyose nk'umukristo cyangwa se nk'umuntu ugabura ibyaha. Iri jambo rero muri cya gasitaje Bibiliya twavuze ngo mwirinde, bene data mwirinde uwo mudendezo wanyu. Luka ibice 6:44 niho Yesu nawe yagarutse ku giti uburyo twera imbuto, aravuga ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo.
ngo ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatano. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikubiye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, noneho ibyo mu mutima bitangiye guseruka rero. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo akanwa kagira ute n'ibyo akanwa kavuga. Amen. Wumvishije impuguro? Nta muntu buriya wagira ikibazo, uburyo nkunda kugirana ibibazo n'abantu. Hari abantu mu itorero bitwa nyiramugushwa n'akadodo. Nyiramugushwa n'akadodo, akantu kose karamugusha. Ni ukuri, niba unamurebye cyane biramugusha, buriya kiraniro n'iki. Ariko reka mbabwire, dukwiriye kugera kuri nivo na mwene abantu bagushwa n'utudodo nabo tubakira bene data. Tato ni ibikomere, hanyuma n'abantu babana n'ibikomere, noneho bagusitaraho ukagira ngo ntibufuze kandi ari ibikomere byivugiye. Wowe ukajya wibwira ngo ni runaka uri kuvuga, nawe ni ibikomere biri kuvuga. We ubundi hamuzi y'Imana ni muri hopitali. Aha ni muri hopitali, niho muri hopitali y'inkomere. Aha abantu baba bazirirana, buri wese tumwe umuntu umufunguye umutima ukareba ibikomere abantu babibitsemo n'ibyo banyuzemo n'ibyo bavuze, wakumira. Ariko Yesu niwe muri bikomere. Haleluya. Ibyo abantu batakoma, ibyo abaganga batakeraho, Yesu arabishoboye, abasha komora ibikomere. Nanone uyu muntu rero ujya kugera kuri nivo akantu kose kamugusha, nanone ntabwo aba afite ikibazo. Buri giti cyose cyera imbuto zacyo. Umuntu rero ntabwo ukomeretse amwerezo ujye wibaza ibibazo bibiri. Se uyu muntu ubwiye cyangwa umuntu uhoberekeje gutya, uyu muntu usohoye amagambo nk'aya akayambwira, ni ibikomere byigendera cyangwa ni umubirizi? Ntuye naho wenda ntabizeye ko aravuga ati wasanga namubeshye ko nivuga kandi aramufata wikomereza ikindi kugira ntibiguce intege ntubitize, ahubwo usigarane devoir imwe yo kumusengera kugira ngo Imana imugeze ku rwego nawe abasha kwera imbuto zikwiriye abiha. Amen. Turebye muri Timoteyo wa kabiri ibice 20, ibice 2 guhera ku murongo wa 20 kugeza kuri 21. Hari ijambo rivuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabaho ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ngo ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyibeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro byejejwe, ngo kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Amen. Haleluya. Ntabwo ibi bisobanuraho cyane ko n'amasaha yagiye, ariko ijambo ry'Imana avuze ngo mu nzu y'inyumba, inzu y'inyumba ni inzu nziza. Burya ngo ntabwo habamo ibikoresho by'izahabu n'iby'ifeza gusa, bya bindi mukunda gushyira mu masaro yanyu, iby'amitako, bya bindi kavaze uvuga ati akakodisi gakwiriye kujya hano kwaka kabata abantu binjira bakazajya bakabona twa tuntu tw'udutako twiza. Burya se byo tunze gusa, ugira n'ibyo utatwereka twagusohoye, ugira n'ibyo uhisha munsi y'igitanda, uhisha inyuma ya kuziniyeri. Ntabwo isafuriya uteka amahirwe imbyino ariyo waza guperezanta ku meza wihatereje abashyitsi bazajya bayireba, ibyo bifite aho bihirwa. Noneho dore ikintu gitangaje, natwe niko tumeze mu nzu y'Imana. Imana iyo itureba disika Joseph ndabona bakavaze keza najya ntereka aha abashyitsi bajya binjira muri salo yanjye bakayima. Disika Samweli burya ndabona wagatereka hariya kwa kariya kabati. Mu nzu y'Imana niko biba bimeze byatureba. Ngo n'ibikoresho kubera ni mpamvu ijambo ry'Imana ritugeragije n'ibikoresho, ngo hamwe ibikoreshwa iby'icyubahiro n'iby'isoni nke. Donc Imana hari abantu nubwo baza mu nzu y'Imana ariko Imana idashobora kwirata ngo babe ku mutima wayo, kubera ko bataragera ku iyi nivo bita kwiyeza bakanitandukanya n'ikibi cyose. Hari abantu bataragera ku
kandi bataragera kuri iyi nivo Imana ishaka. Abo bantu ijambo ry'Imana ribageranya n'ibikoresho by'isoni. Donc kuko ijambo ry'Imana avuze ngo niba ushaka kuba igikoresho cyiza ngo cyatunganijwe kandi kigira nyiracyo umumaro, ngo dore ikintu ukeneye gukora, ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibibi byose, ngo azaba abaye igikoresho. Ngo azaba abaye igikoresho. Haleluya. Ngo azaba abaye igikoresho ngo gikoreshwe iki? Iby'icyubahiro, ngo cyejejwe kigira nyiracyo umumaro kandi cyatunganijwe imirimo myiza yose. Yongeza hariya Félix yambwiye nubwo bya bintu wambwiye ntabasha, icyo wambwiye nicyo gikomeye kurenza kuri Félix yarambwiye abantu nyina mu gihe cyashize ko noneho amajwi yatangiye no kugaruka ngo ugomba kuba pasiteri n'ibindi ariko njye numva n'ubundi wese urusengero ese ngurere Imana noneho Eric ambwira ijambo ryiza nakunze namwe numva namubwira. Ni ijambo kandi ryanyigishije. Yarambwiye ngo Félix kuba pasiteri si cyo gifite umumaro, si nacyo gitangaje, ahubwo reka mbwira ikintu gikomeye, ngo ni ukuba abantu babona ko waba pasiteri wawe. Donc kuba abantu bakorera baravuga ati kiriya gihungu kiberewe no gukina rugubi, kiriya gihungu kiberanye kiriya kigabo cyiza uti kiberanye no kuba cyabara mu mabuwa dushaka kibyina ati twaba twungutse umubyinnyi mwiza. Ati ka Félix yo twashanye inzoga mu kabari tuma numva tutatandukana. Ni urugero. Ati iyo uri gutomana na Félix ati nawe wabuze yabuze ati azi gucoma neza rwose ikiganiro akanate byose, ngo abantu ntibambarire muri bene, ngo ahubwo bakambira ngo bakabona nkwiriye kuba pasiteri. Eric arambwira ngo ntubishimire cyane ko waba pasiteri, ngo ahubwo dore ikintu ukwiye gutindaho gacagasitara, ngo kuba abantu bakorera bakabona waba pasiteri ngo nibyo bifite imbaraga zikomeye cyane kurenza kumuha. Ako kantu mwakumvisha? Oya, ako kantu mwakumvisha? Yaranyibukije mfite murumuna wanjye witwa Bikemu, abantu benshi baramuzi, yigeze aba bishop ariko banza nabigeze kubabwira, yigeze aba bishop. Icyo gihe ngo umupasiteri waturutse muri Amerika araje gusanga abana b'abashene ngo yansengera, noneho ngo bakazajya bamuha amadolari 1000 ngo ku kwezi, ngo bakamuha n'inzu yo kubamo na transport. Bumva kureba umeze neza, noneho yumvise avantaje zose. Naho mwese arabimbwira rero, se Bikemu ujyana n'izo avantaje cyangwa ko ugiye gukorera Imana? Arambwira batari ko Félix uraza atose aho yuka ayo mahirwe nakuraho yo kugira ikintu ukora ni gukorera Imana, inambeshejeho neza. Noneho biganizaho muzehe timuze ati birari mu bya Bikemu se barimo ati ko yasaze bagiye kuba bishop, ati tubigenze dute? Yaraje gusubizanya ubwenge rero arambwira wahaba ngo cyakora se nzabijyamo, aza kwigarura amwe ariko Félix tuzi se ngo kugira ngo bajye baza kumbwira ngo cyagiye umucyo kwa Kaneza cyateye abakobwa inama tudona abana, ati cyangwa ati kirirwa mu kabari dore bagikuye amenyo kubera inzoga, baza kuzajya baza kumbwira ngo cyagiye umucyo kwa Kaneza cyabaye ikibisho, ati ibyo bipfa kuruta ati ibyo biraruta. Tubura n'umuhungu uri kumukurikirana, ati nubwo ataramenya kubivangura neza ariko buriya bizashoboka hari ikintu abaye tutazi. Umwanzuro rero n'uyu Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 23. Ariko hari akantu mbere yuko dusomera ijambo, hari akantu ushaka kubabwira kamwe gusa. Mwese mwemera ko tuzajya mu ijuru?
Dukorera. Yego, Dukorera, yes. Mweburuzo ko abapfuye mukemera urupfu rwa Yesu rwo ku musaraba, ko yamaze iminsi 3 mwumva nyuma akazuka akaba araducunguje amaraso ye. Amen. Mwemera ko yavuye aha akagenda avuze ngo ngiye kubategurira kandi nzagaruka amajyana. Mwemera se ko azagaruka? Mwitegurire rero Yesu. Amen. Noneho reka bamenere ibanga nubwo mwari musanzwe murizi, azajyana na Kristo neza. Aravuga ngo nubwo twemererwa byose, twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose turabyemererwa, ariko ibitugira umumaro nimujya musubize byose. Reka dutangire. Nubwo twemererwa, wamuvuge cyane n'abantu, nubwo twemererwa ariko ibigira icyo bitumarira byose turabyemererwa, kuko koko akajabana gakunda ni confirmation ya fait. Yes, niho akabaye yego, yes, ya turabyemererwa, ngo byose turabyemererwa koko virigiri, ngo yego turabyemererwa pe byose, ngo ariko ibitwungura si byose. Amen. Nanaje ibintu ni ukuri kose, urubu umudendezo wemererwa byose. Kwitwara kwa kundi nitwaye mu mwanya urabyemererwa, kuba waza wambaye kwa kundi nari nambaye urabyemererwa, kuba waba ari umuntu waba muri bizarre ukuntu urabyemererwa. Ariko ikintu gitangaje byose ngo byose siko bigira iki umumaro. Defa abantu ni yo kuzongera muri byose. Amen. Kamengo iki wakirwe nubwo nkwemerera toka nta mumaro ufite. Amen. Wanje sobe nubwo nkwemerera rwose nta kibazo bitwaye toka nta mumaro ujonjora. Tangira muri byose wemererwa ujonjora, ukuremo ibintu bidafite umumaro. Don't lose your time. Witigire, witeri data, witigire cyawe ku bintu bidafite n'umumaro. Uzi gutinda ku bintu bidafite umumaro, kandi kuko nisura byemererwa. Ariko nta wajya kureba urezereka zirimo ugasanga bya bintu byose wemererwaga ibigize umumaro n'ibiki nta mumaro ufite, ahubwo ukazaregereta igihe cyawe wataye utinda ku bintu bitari bifite umumaro. Shaka muri byose wemererwa, ushakemo ibifite umumaro. Amen. Ngo byose turabyemererwa, wari kwifite umumaro si byose. Uzi ko kugira ngo ugire ibintu 100 ukora bidafite umumaro, wagera kimwe gusa, kimwe cyo ugasigara na kimwe, ariko uzi neza ko ikintu kigeze ute gifite umumaro. Yesu ashimwe. Amen. Cyamagambo murayumvisha rero, ntabwo ibifite umumaro ari byose. Imana idufashe guhishura, iduhe wa mwuka w'ubwenge wo kurushaho kumenya Imana, kugira ngo tumenye ibintu bifite umumaro muri kino gihe. Kubera ko ibidushuka ni byinshi, nabyo birahari rero, ibiturangaza biri gusa, ariko ni ukuri ibidafite umumaro n'ibyo byinshi. Muri ibyo byose twiruka, ibidafite umumaro n'ibyo byinshi. Imana kwigisha kumenya ibintu muri byose ibifite umumaro. Imana idufasha cyane. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahagera ibyago, kandi umucyo w'umwana w'intama umusubiza winjiramo. Haleluya niko mvuzi
gusenga Imana. Ese mu magambo twumvishe wenda hari aho wajyaga ubasha kuba utera izo mbuto ijambo ry'Imana ritubwiye, hari ukuntu utavuga uha agaciro umubiri wawe ukawukoresha iby'uburetwa bikururira abandi mu gutuma baturuka kumenya Imana bakurebye gusa, ukaba uri umuntu uri aho utera imbuto zikwiriye abihamye. Ni ukuri Yesu nicyo cyamuzanye ahereye aho kwezi. Uramutse urimo wazamura ikiganza cyawe tukagusengera. Ariko nanone niba utabarimo nabwo twese biratureba kugira ngo dukomeze kurushaho kumenya Imana no kugira uyu mwuka w'urusura nk'uko twabiririmbye, kugira ngo Imana ikomeze twigishe ikintu cyadufasha gushyigikira ivugabutumwa dukora. Kugira ngo twese nk'itorero duhaguruke dusenge Imana, dusenge kugira ngo Imana iduhe ubwenge, kugira ngo iduhe guhitamo muri byose twemererwa, iduhe kumenya ibintu byatugirira umumaro haba mu buzima tubayeho no mu bugingo bw'iteka. Ndabona iki gihande gusa cy'agakosha cyo cyahagurutse, ariko ntacyo turaba umudendezo. Ntabwo ese turaba umudendezo ufite guhaguruka nta kibazo, ufite kwicara kuko umwuka w'Imana yakuyobora ikigenda nuko ukora ijambo ry'Imana ridushaka. Turagushimiye cyane mwami, nanone turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'ineza yawe, turagushimiye ko mwami utajya utureba kandi wadushyiriyeho uburyo bwiza bwo kumva ijambo ryawe ngo tumenye icyo ushaka kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. Databuja mwiza, ijambo ryawe mwami turangije kumva ibi byo gusiga izi mpuguro mwami za Pawulo, izi mpuguro twumviye mu nzu yawe ko tugomba kwihesha agaciro ku kintu cyose nk'abakozi b'Imana. Nyamara hari igihe nawe Satani ajya tujyana no mu bidafite umumaro, yewe hari n'igihe ajya atuma kujijuka kwacu ibi twita ko dukomeye nabyo kandi hari igihe ajya gukoresha bigatuma Umwami Yesu Kristo tubikoresha ibidafite umumaro, bitatwungura, ibitungura abandi kumenya Imana. Niyo mpamvu nsabiye umuntu wese, nsabiye mwami kugira ngo ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana, umwuka wera, uyu mwuka w'ubwenge wo kwishurirwa, uyu mwuka wo kumenya, uyu mwuka mwami wo gutuma turushaho kuvuka kumenya Imana, ndasenze kugira ngo mwami yongere atuzeho, yongere atugarukeho, yongere agaruke ku musore uraha, agaruke ku mugabo uraha, agaruke ku mudamu uraha, agaruke ku mukobwa uraha, agaruke ku bana bato. Turashaka ko uyu mwuka w'ubwenge, umwuka wo kurushaho kumenya muri bino bihe dusohoyemo by'iminsi y'imperuka, mu izina rya Yesu Kristo dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye ubuntu bw'Imana, dukeneye imbabazi z'Imana. Databuja mwiza, urakoze Yesu, urakoze ko ugiye kubana n'umutima w'umuntu wese, urakoze ko ugiye kudufasha ukatugira neza. Izina ryawe neza n'urukundo rwawe reka bikomeze bibe muri twe, kandi mwami ijambo ryawe mwami rya Kristo rikomeze kuba mu mitima yacu rigwiriye. Urakoze rero ko ugiye kudufasha no kutugira neza, kubw'izina rya Kristo Yesu murakoze. Amen. Komere Imana. Abazwa n'ibi byiyongereyeho, twihesha agaciro k'abakozi b'Imana. Imana ibahe umugisha. Tugiye gutandukana rero, turasoje. Natangazo rishyashya ari bitubwire, ariko tugiye gusenga Imana. Reka duhaguruke, aratubwiye ngo abantu bagize anniversaire muri iki cyumweru, reka tumuririmbire.